dukomeze duharanire ubumwe bwacu nk'abavuzi gakondo, iterambere rirambye ribe muri twe. Ubundi utararugwa aravuga ati ntabunya, ubuvuga gutya abatararwara za ndwara duhangana nazo buri gihe ngo aze kuzivuza mu Kinyarwanda. Amashitani ariya atera abantu nko kuba yarwara mu mutwe cyangwa se akaba yarwara nk'ahamuka, iyo miti njya nyibasha. Hari uguhugura abavuzi gakondo, ariko twabanje kubaha ibyangombwa bagakora bazwi n'inzego za leta. Icyo kintu ntago mwakishimira se? Icyo ni igikorwa mugomba kwishimira kizadufasha kuba twakirigita ku ifaranga. Urusuma rurenga mwana wa mama, uramumpumaniye mwana wa mama. Amahugurwa y'uno munsi icyo yamariye ni uko yanyigishije gukorera mu mucyo, nkakorera ahagaragara, nkakorera hamwe n'abandi, imiti ifite isuku kandi isukuye neza, n'uhaye akabona ko ukuye ahantu hatunganye kandi nawe utunganije, kandi uhawe na garanti yo kumara iminsi. Kampani Umuwaga dufitanye ubufatanye na Mobisol uko tugiye kumurikira abanyamuryango babo badafitagira umuriro, rero tukaba dushaka ko bava mu icuraburindi. Dukomeze duharanire ubumwe bwacu nk'abavuzi gakondo, iterambere rirambye ribe muri twe.